Ndabasuhuje bakunzi banjye, uyu munsi tugarutse tuje muri Versus noneho. Ahangaho tugiye kubereka abasore babiri batandukanye, Alisa wo muri Press Vision mwakunze, abasore yagiye akinana nabo ndetse mu marore bagiye baba, tugiye kureba uwakitinze neza kurusha abandi muri abo basore babiri bagiye bakundana. Harimo Cedric na Lewis. Aho tugiye kureba bano basore babiri ninde wakinnye neza muri role bamuhaye. Abangaba bakinnye muri iyi filime harimo uwakinnye ari umukire w'umumiliyoneri ndetse n'uyu bari gukina muri The Homeless Girl. Bose baba bakundana n'umukobwa witwa Lisa. Muzambwira umuntu wakitinzemo neza. Turabikora mu byiciro bibiri, aho nzajya mbereka video y'umuntu uburyo yakinnyemo, tukamuvugaho n'ibiryo yagiye yitwara ndetse n'amateka yo gatoya. Niturangiza tukwirukire no ku wundi muntu, turebe uburyo yitwaye ndetse turebe n'akavideo kiwe, dutange amanota ubundi tugendeye kuri ibyo bintu byose, twabye n'uburyo bagiye bitwara. Video nijya kugera ku musozo turi buze kuvuga noneho bose bari hamwe, tujye tuvuga uburyo bagiye babikora ndetse n'uburyo bagiye babihuza, bikaza ari byiza cyangwa ari bibi. Turabisoma bidusuza ahangaha kino kiganiro. Umuntu tubanye bwa mbere ndagusanga kandi subscribers kugira ngo tuzacikwa kureba zino video zacu, kandi wibuke no gukanda like na sharing inshuti zawe kugira ngo dukomeze tugire umuryango mugari. Reka dukomeze. Ntabwo ndimo kureba umugabo bimeze bite mbwira? Biki hari ibintu kibazo? umuntu ahura nabyo bikamurenga. Mu cyaro bagize ikibazo? Nta kibazo kiriyo, ahubwo ari uriya umuntu agira ukuntu yihangana, ariko rwose murumuna wawe aransesereza cyane. Ikibazo yoye Aransesereza cyane ku buryo no kwihangana kwanjye biba bigeze kure. yakoze iki? Nyuma yo muri salose yongeye? Ntabwo nshaka ko bizitwa amagambo wenda ngo bibateranye, ariko Muhamagare. oya ntabwo ari ngombwa rwose. Byagenze bite? Urumva, sinzi niba hari icyo namutwaye, sinzi niba hari uko mfite amaraso adakurana naye, sinzi niba ari uko ndi umuntu mubi, ariko rwose aransesereza cyane. Okay, mbwira byagenze bite? Urumva kare mu gitondo yaje asanga ndimo kumesa, ambaza impamvu ntamushyiriye amazi ashyushye muri dushe, mubwira ko ntarinzi ko icyuma cyo muri dushe cyapfuye, amenaho amazi. Ihozo kusuriya mwana koko kwigizinda kureka kiri umwana. Cedric, basi mbabarira, musabye imbabazi mu cyimbo cyiwe. Uri kubona uriya mwana nuko wenda ntabikubwiye, ariko ntakazajya kubabaza. Niko ameze, niyo wica afite, mwakire kuriya ntakizagutwara. Gusa kumenaho amazi byo ntabwo ari byiza, gusuzugura umuntu w'umusore nkawe. Impamvu mbikubwiye ni uko wenda ejo n'ejobundi yanakora n'ibirenze. Ashobora kuba yaza akantu urutoki, ashobora kuba yaza akagira ikintu amubitaho, umuntu yakumenyeho amazi n'ibindi byose yabikumenaho, nk'ayo mazi aba yashyushye. Nta bugome burebure afite, ndakazi, karacyari akana. Gusa Cedric, nawe ihangane, gukomeza kwigunga wicare hasi ku makaro kubera igihozo kariya kana. Gerageza urabona uri umusore, uri umusore, ntabwo ukwiye kubabazwa n'utuntu duto nk'utu ngutu. Gusa ndaza kumuganiriza kugira atazarengera. Akoze at least nanganirije, numva ko mvuye mu gahinda. Hari ukuntu umuntu agira gutya agahura n'ibibazo, akaba wabiganiriza, wenda biba byamufata cyane, ariko musa kuko akoze cyane kuganirira. Hari ibindi bibazo se waba ufite mu buzima? Nta bindi bibazo, ibindi byose ni ibisanzwe, n'ibibazo abantu bahura nabyo. Hari ikibazo waba ufite cy'amafaranga ngo turebe ko tubigenza? Yameze neza rwose, ya mafaranga mwanyemereye y'uku kwezi ndayategereje, nta kibazo, kandi azamfasha. Ntabwo nshaka kubagora rwose, nta kindi kibazo mfite, meze neza kandi murakoze kuba munyereka umutima.
ngari ntongere kwigunga rero ngo nta kibazo. birarangiye. Ok, ndakeka abantu mwarebye iyo video mwayibonye. Iyo video yagaragazaga acting Cedric yagiye agiramo muri izo filime zose yagiye akinamo, ndetse aha ngaha bikagaragara yuko bagiye bakina ibintu bimeze nk'aho ari ukuri kandi bari muri filime. Aha ngaha murabona yuko iyo filime yari iteye amatsiko kandi yari iryoshye, kandi aho ngaho murabona yuko hagaragaramo n'urukundo rwabo, ndetse mukagira ngo ni ibya nyabyo, ndetse n'ababyandikaga muri comment akavuga ati se murakundana bya nyabyo, gusa bahuzwaga na filime. Alisa na Cedric ngiye kubabwira uburyo batangiye ihuriro ryabo, uburyo bahuye. Director yashatse umukinnyi ufite karagiteri nk'iza Cedric, ariko kumubona byari bigoranye. Gusa Cedric yashakaga nawe gukina amafilime, aribwo Director yahise abona Cedric amuzana aje gukina filime, azanywe n'abandi basore batatu. Alisa icyo gihe niwe bari bari gushakira umuntu bazakina nyine bakundana. Alisa mu kureba karagiteri z'abo bantu bose bari bamuzaniye, abona nyine si biri guhura neza. Gusa Director aravuga ati iwe ndumva byahura. Cedric siwe bari bahisemo. Alisa aravuga ati noneho reka tuhe ikizamini bose turebe uburyo bigenda. Ibizamini Cedric arabitsinda, abitsinze bahitamo kuba ari we muntu bakinisha muri iyo filime, bakine bavuga uburyo byari bimeze ndetse n'uburyo nyine byagombaga kugenda, bababwira amategeko y'iyo filime bagiye gukina. Cedric ayikinnye bwa mbere, akinnye episode ya mbere, abakobwa baramukunda ndetse n'abafana bose muri rusange baramukunda. Aravuga ati uno muntu urabona azi gukina filime, abantu bose bamwibaza bavuga ati uyu nguyu twashakaga kabisa muri iyi filime, yagitinze neza kurusha abandi. Ibyo bintu byatumye Director itamushyira mu b'imbere, nyine mu bakinnyi b'imbere, kandi akenshi umukinnyi ugiyemo bwa mbere ajya mu bakinnyi b'inyuma, muri ba bakinnyi batagaragara neza, bagashinduka bagushyize nka role uri umukozi wo mu rugo gusa kandi atari yo role waje usaba. Gusa aho ngaho uburyo byagiye bigenda, Cedric yagiye azamuka mu ntera bitewe n'urukundo abafana bamwerekaga kugeza kuri icyo gihe, ndetse kuri ubu ngubu akaba ari we muntu wa mbere ukunzwe muri filime y'umukire w'umumiliyoneri. Niyo muntu wa mbere wayikunzwemo kurusha abandi, bitewe n'urutonde basohoye hanze rw'ukuntu abafana bagiye bavuga abantu bagiye bakundwamo. Urutonde rwa mbere rwabanje, Cedric yari kuri top 1, akurikiraho Alisa ari kuri top 2, kuri top 3 hari hariho umukobwa witwa Gihozo avuyeho ku mwanya wa kane, hari hariho umukobwa witwa Kibasumba avuyeho, hakurikiyeho Dani avuyeho, hakurikiyeho Lucky. Abo ni abantu bakunzwe kurusha abandi muri iriya filime y'umukire w'umumiliyoneri ku rutonde rwacu bagiye bagaragaza ku mbuga zabo, ndetse niyo iriya filime ni nabyo yagaragaje akenshi ku bantu bayikurikiranye. Aha ngaha twihute cyane noneho, mbere yo kujya ku bandi tugiye kubanza mbabwire yuko iyi ari analyse turi kubakorera abakunzi bari kwibaza ati ese uriya muhungu akina neza kurusha Cedric? Ibyo bintu bimaze iminsi bivugisha abantu ndetse no mu makomenti babyandika. Gusa igihari ni uko aha ngaha turarangiza ubonye igisubizo cy'ibyo bintu. Reka twihute cyane tujye no ku ruhande rw'undi musore ukunzwe kandi nawe wakinnyemo neza muri iyi filime wese. Tugiye kureba uburyo yagiye yitwara muri iyi filime, ndetse kugeza n'ubu ngubu iracyakomeje. Reka nze turebe uburyo muratubwira bitewe na video mubonye ndetse n'uko mwabonye ya Cedric yari imeze. Turaza gutanga amanota nyuma dusoje video, ari mwe no kandi subscribers bakunzi banjye muje bwa mbere.
kurya ibiryo byo hasi niko kuri kurya ibiryo byo hasi siko icyo kintu ari cyo ntaye cyanageze hasi nabibonye kurya ibiryo byanduye nukuri kijugunye oya ntongere kukirya kijugunye kiryo kiranduye oya kihorere niko kurya ibiryo byo hasi kiranduye ndashonje nosa niba ushonje ahubwo nagiye kugura ibiryo ndashonje najya kugura ibiryo kugira urye kintu kintu kihorere icyo kijugunye njye kugura ibiryo ihangane uze tugende kugura ibiryo akugira ikintu cyo hasi ndashonje pe ndashonje ndabyumva nanjye sinjye wishimiye gutoragura ibyo mbonye ariko nanone hakugira urya ibiryo byo hasi najya kugura ibiryo oya mbabarira ubundi bwo buzima bwanjye menyereye nta kintu bintwaye oya ndabyumva none njye ko mbibonye bikankanga uzi se ndashonje cyane nukuri ndabyumva nanjye niyo mpamvu ndi kusaba ngo tujye kugura ibiryo ubu buzima mbumazemo imyaka myinshi ndumva wabireka nukuri nkajya kugura ibiryo nta kintu ukarya inzara igashira neza ino si cyo kirakumara iki cyo hasi ni kimwe imyaka yose maze naba ndi hariya hepfo nta muntu n'umwe wigeze ungirira impuhwe ngo ahagarara agire icyo yampa wowe urangirira impuhwe nkande wandekeye ubuzima bwanjye ko nibwishimiyemo ko nabwakiriye ibyo ndabyumva ariko ndashaka kugufasha ukabona icyo kurya njye nicyo kintu ushaka ndashaka kugufasha nkakugura ibiryo iyo nzara igashira ukamera neza mu nda njyewe ubuzima ndimo buranshimishije narabwakiriye kuko ntiyakiriye nagira nteze aho handi ushaka kunjyana ni hehe ni ukuri cira ibyo bintu cira birimo umwanda biranduye bicira kumbangamira wowe ntabwo nkubangamiye kandi nshaka kugufasha ukarya bicire byose ubikuremo tugende urye ngaho nyemerera uze tugende ku resitora ngugure ibiryo sibyo urye twe kurya ibiryo byanduye bari kuzi kubona umuntu urya ibiryo byo hasi nanjye ko nabimenyereye isura njya nahe meze gutya kandi nkubwiye ko ngiye kugura ibiryo ngiye kugufasha mbonye kurya ibiryo byo hasi ihangane uze tugende ngwino ngiye kugura ibiryo hano hirya byo rero byo ngwino hasi tugende nabimenyereye ndabyumva reka uyu munsi nanjye noneho ugure ibiryo ndajyana nawe turajyana hari ikibazo se muri iyi modoka hari icyo bitwaye ngwino tugende ndakeka iyo video mwayibonye yagaragazaga uburyo Lewis yakundanye na Lisa uburyo byatangiye ndetse n'uburyo byatangiriye mu gahinda ndetse iyo ni acting bari bahaye Lewis yuko ari bwa acting akundana na Lisa kandi bitangiriye mu buzima bubi kugira ngo bagende bazamuka bakabakundanye mu buryo bwiza uko mwabonye acting mukareba ya Cedric muri buze gutanga amanota muri comment gusa dukomeze cyane babwira n'uburyo Lewis yahuye na Alice. Director nabwo niwe washatse umukinnyi umeze nka Lewis ufite amadrede umusore muremure umusore mwiza nyine ubyibushye ukuntu usa nk'umunyamafaranga abura umukinnyi aza guhamagara inshuti ye biganye kuko Lewis yiganye na director wa Lisa. Director wabo niwe wavuze ngo uyu nguyu arakenewe cyane kuzanga akaza akadukinira. Iriya niyo filime ya mbere yarakinniyemo niyo yonyine yigaragajemo gusa yagize amahirwe aza akinana n'umuntu w'umustar ndetse kuri ubu ngubu nawe ari kubarwa mu bastar mu bantu bakunzwe bitari gakeya ndetse ahangaha mu Rwanda. Twihute cyane ahangaha bivugwa yuko Lewis ari mu bantu bashobora no kuzahangana mu mafilime yagiye akundwa akajyamo nawe muri The Homeless Girl nk'uko Cedric yiteguye yuko uyu mwaka niyo amarushanwa ya filime zizakunzwe mu Rwanda bazitabira bakajya kureba niba umukire w'umumiliyoneri yatwara igihembo. Lewis kugira ngo se Alice amwemere bakinane byari byatewe nuko Lewis no mu buzima busanzwe ni umusore ufite umutima mwiza kandi utuje cyane umusore ukunda kwisekera bikabije gusa nuko muri filime baba batamukundira ngo abikore ariko akunda guseka bikabije urugero cyane ndetse ni umusore uhorana akanyamuneza ku bantu bamuzi muri story yiwe ndetse no mu kiganiro bamukoresheje nuko yari ari kwivugira kandi n'abantu bamuzi niyo makuru bakunze kuduha mbere yo gukora kino kiganiro ko twabanje kubabaza. Lewis mu buzima busanzwe n'ubundi yitwa Lewis nta cyahindutse gusa ni umusore utiza amashuri menshi nk'uko abantu baba bavuga muri komenti ashobora kuba yarize akagera no muri za Burayi hose gusa Lewis
yarize arangiza senior 6, yigaga ibintu bijyanye na multimedia arabikansaringa ahita ajya gukina amafilime. Ngubu nibyo bintu afatiyemo intego ye. Ari kuvuga yuko nyuma y'iyi filime The Homeless Girl nirangira azahita ashyira hanze yiwe filime yiwe ari gushaka kuyikomporeza izina ryayo, gusa ngo ntabwo haraboneka izina ry'iyo filime bagiye gusohora. Lewis ni umusore uba utuje cyane mu bintu akora kandi ngagendera ku murongo. Niwe muntu wa mbere ngo muri filime niwe wapanze ngo shooting iraba saa 3 we aragera saa 1 kugira ngo atica amasaha. Yanga akunda kubaho mu buzima bwa kizungu kandi nacyo abantu benshi bamuziho kandi nabyo abantu bamwe na bamwe banamukundira. Twite cyane bitewe n'uburyo mwumvise Cedric mukaba mwumvise na Lewis baza gutanga amanota y'uburyo bateye. Gusa ikigaragara ni uko twavuze kuri aho ngo ndi tuvuga kuri Alisa ubu dutanga na solution y'uko twe turi kubyumva. Alice ni umukobwa nawe watangiye filime mu kuyikina mu buryo bwari bugoye ndetse aba atari yiteguye yuko ibyo bintu byose byo kuba umusitari kugeza kuri uru rwego bitakunda, bitewe n'uko mu buzima bwiwe yumvaga nta cyizere cy'ubuzima afite bitewe n'ibintu yari ari gucamo. Alisa afite umwana umwe kandi yamubyariye iwabo mu buzima butoroshye habe na gatoya. Mbere na mbere mu mwaka wa 2010 mu mwaka wa 2010 nibwo yari akiri muto, ariko mu mwaka wa 2023 Alisa nta cyizere cy'ubuzima yari afite habe na gatoya. Kugeza kuri uyu munsi niyo speech mu gihe buri gihe cyose yagiye mu kiganiro ajya mu kiganiro avuga ati ndashimira Imana ngize uwo ndi uyu munsi ko sinigeze mbitekereza mu nzozi zanjye, ndetse sindanatekereza yuko ibintu biri kumbaho ari ibyanyabyo, ko rimwe na rimwe njye nkeka ko ari n'inzozi bitewe n'uburyo ubona ibintu bikagutungura nawe ubwawe ukibaza ngo ese uyu ni njyewe uri guhura n'imigisha ingana gutya kurusha abandi. Ibyo bintu Alice iyo bimubayeho ngo biramucanga cyane, nawe ubwiwe akavuga ati nshimiye Imana, nta kindi kintu ngo yarenzaho. Si ibyo ko ngo nabwo bijya bikamurenga bikabije, akarinda abwira n'Imana nayo ku giti cyayo ngo Mana ngo ndagushimiye, kandi ari kubwira Imana bitewe n'uburyo ibyishimo bijya bimurenga bikagera ku rwego rukomeye cyane. Byatangiye Alisa si umuntu wigeze yiga amashuri menshi. Alisa yize kuva muri senior 1 kugera senior 3, asoza senior 3 ahita arekera aho ngaho, si yarengeje andi mashuri ahita atuza. Gusa kuri uyu munsi Alisa akaba ari umugore w'umwana umwe kandi ufite amafaranga, utitaye ku byo yagiye anyuramo byose, ariko afite amafaranga akabije pe, ku buryo muri filime ku kwezi ashobora kwinjiza miliyoni zirenga 8 ziturutse mu gukina filime gusa, nta bindi bintu anyuzemo bindi usibye gukina filime gusa. Alisa ni umugore ufite amafaranga pe, ariko ni n'umugore w'umunyamutima mwiza ukunda gufasha cyane bitari ibyo muri filime no mu buzima busanzwe. Alisa ni umunyamutima mwiza kandi ni umukobwa ukunda Imana, ukunda gusenga, zajya yita ku magambo y'abantu, uko amagambo y'abantu yayise igihe kirekire. We ari mu bintu byigize kumwigisha ibintu bikomeye, uko yigize kwangizwa umubiri wiwe bitewe no kumvira amagambo y'abantu. Alisa ni umuntu mu buzima bwe nawe ukunze gutuza cyane, agatekereza akanasenga, akunda gusenga kurusha imikorere yiwe, kandi nabyo ibintu ngo bikunze kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Akaba ari byo ibintu akunda kugiramo abakobwa benshi inama, ndetse si abakobwa benshi n'abantu bose bamukurikirana nk'abafana biwe. Ese wowe wumvise kino kiganiro hari ikintu bigusigiye? Hari inyigisho ukuye muri iki kiganiro ko wacyumvise cyangwa uracyumvise uraryohewe uratashye, ariko nta kintu na kimwe ukuyemo, nta n'inyigisho na yo ukuyemo? Iki kiganiro nifuzaga yuko kikugira ikintu kigusigira mu mutwe, nubwo buri gihe cyose nicyo kintu mbora mbifuriza gusa, ariko ubu ngubu wenda twakoze ikiganiro kiraryoha, abantu twese turagikunda, ariko kugeza kuri uyu munota basi wowe ugize amahirwe yo kugisoza ukaba ucyumvise cyose, nta nyigisho na nkeya kigusigiye.
Nyandikire muri comment umbwire inyigisho zigusigiye kandi umbwire nuko wabonye Cedric na Lucas uwakoze ibintu byiza cyane ndetse n'uwo wakunzemo cyane wagitinze neza. Ndabakunda cyane, hasta la vista.